Shalom shalom, aho muri hose amahoro y'Imana nakomeza ganze imitima yanyu. Ayimana yaduhereye muri Kristo Yesu ubwo yamutangaga ku musaraba, ubwo yasize atubwiye ko adusigiye amahoro isi idashobora kutwaka cyangwa se ngo itange. Ayo mahoro naganze imitima yanyu kugeza igihe Kristo Yesu azagarukira. Imana ibaha umugisha. Ni mwene so Senga ubasuhuza. Uyu munsi rero ntabwo turi kumwe na Pastor Eloge, ariko tuzaba turi kumwe mu nyigisho yacu y'ubutaha. Ndagira ngo duse n'abagaruka tuvugana ituze, kugira ngo duse n'abibaza kandi dusubiza bimwe mu bibazo mwagiye mutubaza abo tubana ku rubuga rwa WhatsApp, ndetse n'abagiye bagira icyo babaza muri comment za YouTube channel ku nyigisho twatangiye ivuga ku bijyanye n'umuntu wa kera ndetse na kamere, gutandukanya ibyo bintu byombi. Bibiliya nayo yakoresheje amagambo atandukanye. Ndashaka kuvuga ko bitavuze kimwe. Niba hari uwo yise umuntu wa kera, undi kavuga ko ari kamere, nuko byombi bitandukanye. Ndetse no mu ndimi z'amahanga nkuko twabivuze, hari uwo witwa Adamique cyangwa se Adamu wa Mbere, ndetse n'umuntu wa kera le vieux homme cyangwa nature pécheresse, kamere y'icyaha, kamere yaguye. Nanone kandi Bibiliya ikoresha ijambo kamere, ni uko babivuga mu Kinyarwanda. Mu Kirundi Pastor Eloge yatubwiye ko ari kamere. Ibyo bintu byombi bitandukanirahe. Ese niki gituma dushaka gukomeza kubyiga kugira ngo tubimenye? Nuko bifatanye n'umurimo Kristo Yesu yadukoreye ku musaraba. Umurimo w'agakiza twavuze ko ari umurimo wuzurira mu bice bitatu by'ingenzi. Agakiza ni kamwe, ariko kuzurira mu bihe bitatu. Imana yaradukije muri Kristo Yesu, yaduhaye gukira, yadukijije ikirero. Hari ubwo umuntu avuga ngo warakijijwe, twagiye dukura, abatizera bakatugisha impaka. Wavuga ngo warakijijwe, ati se urashaka kuvuga ko utagikora icyaha? Nawe ukabura icyo usubiza. Rimwe tukavuga ngo iyo mbikoze ndabyihana, nkaho wagira ngo kuba narabyihanye nibyo bimesha gukira. Gukizwa ni impano twahawe muri Kristo Yesu. Iyo mpano yitwa ubugingo buhoraho. Abo twaganiriye ku nyigisho y'agakiza, twakoze hafi inyigisho zigera kuri 5 ngo dusobanure agakiza icyo ari cyo. Twabivuze mu buryo buhagije, ariko icyo nibutsa nuko umurimo w'agakiza wuzurira mu bice bitatu cyangwa se mu bihe bitatu. Twarakijijwe, turiho turakizwa, ndetse tuzakizwa. Iyo tuvuze ngo twarakijijwe, nibutse ko tuvuga ko twakize urupfu rw'iteka, twakize igihano cy'ibyaha, twakize gucirwaho urubanza rwo gupfa kubera ibicumuro byacu. Imana iratubabarira. Kandi nongere nibutse ko twakijijwe twe, uwo twariwe. Umuntu amaze gukora icyaha mu itongo rya Edeni, yahindutse ikindi. Ntabwo yigeze abimana, kuko Satani yamubeshye ashyira ibyifuzo by'irari byo kurarikira kuba Imana. Ararikira cya giti atabitewe no kwifuza gusa ko ari cyiza, ahubwo ubwiza yashakaga mu mbuto Imana yamubujije kurya ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, nuko yakibonyemo ubwiza bwitwa kuba Imana. Niko yanzuka yari yamubwiye ati nurya kuri icyo giti uzaba nk'Imana. Umuntu rero yifuje kuba Imana, yararikiye kuba Imana. Ibyo bituma agenda yegera kuri cya giti, asoroma imbuto Imana yamubujije. Mbibutse ko ibi Satani yagushijemo umuntu mu mutego, nawe aricyo cyamuvanye mu ijuru, kuko nawe ngo yaravuze ngo nzaba nk'isumba byose. Abasoma musome muri Yesaya 14 ndetse na Ezekiel 28. Ibi byanditswe byerekana Satani ataragwa uko yatekerezaga, ngo yibwiye mu mutima we ngo zazamura intebe yanjye ndetse nsumbe ishobora byose. Ngo uko kwikuza, uko kurota kuba Imana, niko kwamwirukanye mu ijuru. Ni nako rero yagushije umuntu, nawe yamushyizemo inzara n'inyota byari bimurimo, kwifuza kuba Imana, kurarikira kuba Imana, kutemera kugengwa n'Imana, akumva ko ahari ari byo byamuhesha kuba ikindi. N'ubu ngubu hari abantu benshi muri iki gihe bahakana Imana, batemera ko Imana iribaho. Hari uwo twahuye arambwira ngo nanjye nemera ko ndi Imana, kwifuza kuba Imana. Ibyo byatumye rero umuntu ataba Imana, kuko ntiyabaye nkayo. Nta nubwo yakomeje kuba uko yarari, ahubwo yarahindutse, ahinduka kamere y'icyaha, ahinduka umuntu upfa. Umuntu yabaye uku nguku twebwe twese dukomokaho Adamu. Rero icyo nicyo tuvuga ko dukizwa icyo twahindutse cyo kidakwiriye kuraga ubugingo. Paulo yaravuze ngo ntibishoboka ko umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu wa kamere gusa, yaraga ubugingo buhoraho. Ayandikira Abakorinto bo arababwira ngo ntibishoboka yuko ibibora byaragwa kutabora.
rero Imana yongeye kuzana umwana w'Imana, umwana w'ikinege, we muti, we gisubizo. Ni mu rupfu rwe gusa, ni mu maraso ye gusa dushobora kongera guhindurwa kuba ibyaremwe bishya. Yesu rero yatuzaniye ikintu cyiza gihebuje ibindi, yaduhaye kuba icyaremwe gishya. Icyo cyaremwe gishya bakita ko turi abana b'Imana. Avuga ngo twebwe twabaye abana b'Imana. Ariko iyo tuvuze ngo twarakijijwe, cyagiye twizera Yesu mu mwuka wacu, kuko umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, yakwatuza akanwa agakizwa, nk'uko Abaroma 10 umurongo wa 9 ubivuga n'umurongo wa 10. Akizwa iki? Akizwa mu mwuka we, wa mwuka waguye mu mwuka w'umuntu, muri esprit y'umuntu, aho ngaho hatagaragara, aho umuntu yizeza. Iyo yizeye Yesu abicyaremwe gishya, Imana imubyara bundi bushya. Nk'uko Bibiliya itubwira ngo Imana ni umwuka, natwe abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka. Tubiremwa by'umwuka mu mwuka wacu, kuko niho twaremwe, aho niho dushobora kubera umwuka. Imana rero tuyizeye muri Kristo Yesu, umuntu wa kera, kuko uwabyawe na Adamu wese avukana iyo kamere ya Adamu, avuka ari umuntu wa kera nyine, avuka afite umutima n'umwuka nk'uwa Adamu, kuko umuntu yabaye yerise, yarazwe, yakomoye kamere cyangwa se umuntu wa kera mukomora kuri Adamu. Iyo yizeye rero mu mwuka we abicyaremwe gishya. Hanyuma nk'uko twabivuze ngo turimo turakizwa mu bugingo bwe, twavuze kamere icyo ari cyo. Kamere ni umubiri utari umubiri uyu nguyu ufatika, ni umubiri w'umwuka. Niyo mpamvu wita flesh, chair. Ntabwo ari igikorwa wafatisha amaboko. Uyu mubiri twambaye ni corps mu gifaransa, ni umubiri w'inyama n'amaraso, ni umubiri uzabora. Iki ni igikoresho gisa, iki ni envelope. Ariko muri uyu mubiri nanone Imana yahashize ubushobozi. Ubwo bushobozi butuma umubiri ushobora gutandukanya impumuro. Uwo mubiri ushobora gutandukanya ibyo kurya mu kanwa, ugatandukanya icyanga. Uyu mubiri Imana uremanye ubushobozi bwo kureba no gusobanukirwa. Ariko ubwo bushobozi nanone bugahereza ubugingo bw'umuntu, igice cy'umuntu w'imbere cyitwa ubugingo. Abantu bakunda kujya impaka bakavuga ngo ese hariho difference y'ubugingo n'ubwonko. Abantu ba scientifique, abantu bo muri science, cyane cyane aba neurologue, abantu bakora iby'ubwonko, ntibajye batandukanya ame na cerveau. Bavuga ko cerveau ariyo ame. Ntagiye muri izo mpaka, reka nigarukire. Icyo mfashaka kuvuga, Bibiliya inatwemeza nuko ivuga ko ubugingo bubaho. Paulo niko yandikiye Abatesalonike ibice 5 were ku murongo wa 20 na 23 ati mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu birarindwe. Bibiliya itwereka ko umuntu agizwe n'ibice 3 mu ijambo ry'Imana. Rero chair cyangwa kamere ni ubushobozi navuga ngo bukorera hagati, buhuza umubiri w'umuntu ndetse n'ubugingo bwe. Icyo nicyo bita kamere, ku buryo ibyo umuntu asabana nabyo mu isi, ibyo tureba, ibyo twumva, ibyo turya, ibyo duhumurirwa, uko isi itwegereye, le monde iduhereza ibyo tubona, maze tukabigaburira umuntu w'imbere, ari bwo bugingo. Kamere rero ikorera aho ngaho. Ubundi kureba ntibyari bibi, ariko kamere ituma ureba nabi, utuma ibyo ureba bikuramo icyaha. Kurya ntibyari bibi, kugira icyanga ntibyari bibi, ariko kamere ituma cyanga ibyo wariye, ibyo wumva bivamo icyaha. Kamere ni iki rero? Hari ibintu 5 mu by'ukuri dukwiye kumenya byadufasha hari gusobanukirwa umuntu amaze gukora icyaha byabaye muri kamere y'umuntu. Icya mbere ni urupfu. Ubundi urupfu ntabwo rufite imbaraga ubwarwo. Bibiliya itubwira ko urupfu rukomora imbaraga ku bizaha. Niko Paulo yandikira Abakorinto ibice 15 here ku murongo 51, aravuga ngo tuzase ku rupfu turubwire ngo warupfuwe imbaraga zawe zirihe, ngo kubera ko imbaraga z'urupfu ni ibyaha, ngo ibyaha bimeze nk'urubori rw'urupfu, nibwo urupfu ruturisha, ruturyanisha, rudufatisha ibyaha. Burya ibyaha nabyo nta mbaraga bigira. Ndavuga kwiba, gutukana, gusambana, gukora ibyo bigibyo byo twita ibyaha, nta mbaraga bigira. Ibyaha bikura imbaraga mu mategeko. Niko Paulo yandikiye Abaroma ibice 7, aravuga ngo ntabwo nari kumenya kwifuza ngo iyitegeko ritambwira ngo ntukifuze,
ngo iyo amategeko adahari ibyaha ntibigira uwo bibarwaho. Burya imbaraga z'ibyaha zibikomora mu mategeko. Nimwibaze tubayeho mu isi itagira amategeko uko byari kugenda. Ntabwo umuntu yabarwaho kwiba mu gihe hatari amategeko avuga ngo ntukibe. Rero Paul aranavuga ngo nuko ibyaha bisa n'ibibona bresh akito mu mategeko maze binyicisha ya mategeko. Ibyaha bizukira mu mategeko. Iyo uvuze ngo ntugakore iki, numva muri njye hasa n'ahazutse ubushobozi bwo gushaka kugikora cyangwa inzara yo gushaka kugikora. Nanone navuga amategeko mu by'ukuri ntafite imbaraga ubwayo. Ni iki gituma amategeko angiraho ububasha? Ni iki gituma nyica nyine? Ubundi amategeko aremera kubera iki? Aremera kubera kamere yanjye. Njya ntanga urugero. Umuntu udafite muri we kamere yo kutanywa inzoga, iyo bavuze ngo abanywa inzoga tuzabica, nta kintu byagutwara kuko muri wowe, muri kamere yawe nturi umunywi w'inzoga, ntukunda inzoga. Bituma rero wumva ayo mategeko yo kunywa inzoga asa n'atakureba. Ariko ku muntu unywa inzoga yumva butakwira atanyoye icupa, iyo bavuze ngo unywa inzoga ejo tuzamwica, yavuga ati mwikwirirwa mutegereza ejo kuko ndumva ntazahageza. Nanone se ni hehe kamere yanjye kuri imbaraga? Aha ho si mpavuga ngo nyita umutima wa kamere. Ubundi kamere y'umuntu ntacyo nanone ntiyari mbi, ahubwo hari umutima, kamere igira umutima utuma ibaho. Aho kamere iterera niko navuga ubuzima bwayo, nicyo bita irari. Irari, ijambo ry'Imana riravuga ngo ni umuzi w'ibibi byose. Irari niko Petero mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 4 yavuze ngo kononekara kose ko mu isi kwazanywe n'irari. Paulo yandikiye Abaroma ibice 6 umurongo wa 6 aravuga ngo nkoreshe Bibiliya y'Ijambo ry'Imana ngo nimwibuke yuko umuntu wanyu wo mwari muri we kera yabambanywe na Kristo ku musaraba, ngo kugira ngo kamere yanyu ye gukomeza kubategeka ngo ikoresheje ibyifuzo bibi. Ubundi muri Gifaransa cyangwa mu Cyongereza ntago bakoresheje ijambo ibyifuzo désir, bakoresheje ijambo covetousness cyangwa lust. Mu Kinyarwanda nicyo bita irari. Rero ikamere y'umuntu ahibera mbi, igituma idakizwa, igituma udashobora guhinduka, nuko mu mutima wayo habamo irari. Ikintu cyose umuntu abona gihindukira kamere, aragenda akagikoresha icyaha. Ubundi Rikoreni yaravuze mu gitabo cyanditse kivuga ngo ubuzima bufite intego, hari ikintu rwose cyamfashije. Yaravuze ngo inkomoko y'icyifuzo cyose ubundi niho hahishemo igishuko. Kwifuza kurya ntago byari bibi, hari itandukaniro ryo kwifuza no kurarikira, ibyo turabizi. Ariko iyo umuntu agize icyifuzo nikiri legitime, burya inkomoko ikintu cyose wakenera, kurya, kuryama, besoin primaire, ikintu cyose umuntu akenera umutima we wakwifuza, burya kiba gihindutse isoko y'igishuko. Kamere y'umuntu rero ikorera muri ibyo bintu byose wareba. Kuba wareba ntibyari bibi, ariko kubera umutima wa kamere, kandi buke ko ari n'ubushobozi, ni entité, ni ikintu Imana yaremye yihuza ibyo tureba ndetse n'umuntu wacu w'imbere witwa ubugingo. Iyo kamere kandi umutima wayo kubw'icyaha ni irari. Iryo rari reka ngite icyaha, nacyo Bibiliya yita icyaha, le péché. Icyaha ubundi gikorera aho ngaho muri hagati muri kamere yacu. Niki gituma tuvuze ibi? Nukugira ngo umuntu yongere yibuke ko igihe yizeraga Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka we, umuntu we w'imbere, umwe yahoze witwa umuntu wa mbere cyangwa Adamu wa mbere cyangwa umuntu wa kera, uwo yarapfuye, yabambanywe na Kristo ku musaraba kubwo kwizera. Cyagihe ureba Yesu ukamwizera, uwo wari uriwe mu mwuka, Imana yamuciriyeho iteka, yabambanywe na Kristo. Abaroma 6 babivuga neza, mubimenye neza yuko mwari muri we yapfanywe nawe, ngo cyagiye munabatizwa ngo nicyo mwerekanaga yuko koko mwapfanye nawe, noneho muzuka muri abandi. Arangije aravuga ngo ariko si nicyo gusa, uwamaze gupfa kubw'uwizeye Kristo Yesu, niba koko waramwizeye, ngo hari cyatumye Imana ibikora, ngo nukugira ngo kamere yanyu idakomeza gutegekwa n'icyaha. Nshuti yanjye, kubwo kwizera Kristo Yesu, umurimo yakoze mu mutima wawe kuguha ubugingo buhoraho wo gukiza umwuka wawe ntiwarangiriyeho. Muri Kristo harimo imbaraga zishobora gutuma nanone kamere yawe ipfa. Ifite Bibiliya avuga ngo ikoreshe ijambo kubambaga.
Pawulo yandikira Abagalatiya ibice 5 uhere ku murongo wa 19 avuga imirimo ya kamere, akoresha ijambo ngo mwicishe umwuka ingeso za kamere. Actually wa mutima wa kamere witwa icyaha, nuko umuntu y'umutima wuhagaze apfa nuko kamere ipfa. Nukuvuga ngo nugukomeza kwica bya bikorwa, kubamba bya bikorwa, gusacrifice bya bikorwa, gukuraho iryarari, kwica ryarari kugira ngo imibiri yacu idakora ibyo kamere yacu irarikira. Nacyo Pawulo yandikiye nyine Abaroma ibice 6 ku murongo wa 11 ngo kugira ngo ibyaha bitimikwa mu mibiri yacu, kuko uyu mubiri wo ni igikoresho gikora ibyo ya kamere navuga ngo yahagije intekerezo, yahagije ubushake, volonté, kuko ibyo nibyo bice bigize ubugingo bw'umuntu. Ame y'umuntu igizwe n'ubwonko, ndavuga cerveau cyangwa se igice cy'imitekerereze, nanone n'ubushake, volonté, will, ndetse n'igice cy'amarangamutima aho bita ndavuga côté émotif cyangwa sentimental. Naho ubugingo bw'umuntu buri ni ibyo bice bitatu bigize ubugingo. Rero ibyo bice niho naho ubuzima bubera, kuko niho umunezero uba, niho ubushake bw'icyo umuntu ashaka gukora buba, naho birivuga ngo uko umuntu atekereza niko ari, umuntu ashyira mu bikorwa ibyo yatekereje. Ibyo bitekerezo bihabwa moteur n'ubushake, kumva ufite ikintu kigusunika, ishyaka, inzara, inyota byo gushaka gushyira mu bikorwa. Ese ni iki gituma ubugingo bwangirika? Nuko kamere, cya gice gihuza ibyo twarebye, ibyo twakiriye nk'amakuru ava muri sense 5, ibyo twumvise dukoraho, za zindi zose zijyana zishyira mu bugingo bwacu, bisa naho iyo kamere umutima wayo ari icyaha cyangwa se irari cyangwa se ibyifuzo bibi. Ibyo rero Imana iravuga ngo tubyicishe kugira ngo bipfe. Ntabwo bishoboka mu by'ukuri bitabayeho gusimburwa. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 ku murongo wa 22 asobanura neza, aravuga ngo ubwo bugingo bwanyu ngo bushobora gusa guhindurwa, ngo muri bwo bukezwa, ngo ndetse bukanakiranuka, ngo kuko buhinduwe n'ukuri. Ukuri niyo mbaraga ibatura, ibashisha umuntu gupfa cyangwa se kurimbura cyangwa se kubamba cyangwa se kuzimya bya bikorwa, iryarari, wa mutima ukorera muri kamere y'umuntu. Nkuko burya muvandimwe umuntu abicyo yasabanye nacyo. Niba amaso yawe wayahanze cyane televiziyo, ugasabana na filme zirimo ubusambanyi, ubu feedinga kamere, ubu haza ryarari, nta kindi rero ubugingo bwawe bwakira nibyo watinze usabana nabyo. Rero iyo umuntu abaye mu ijambo ry'Imana, iyo umuntu ateze amatwi ijambo ry'Imana, iyo umuntu abanye n'abeza nk'uko Bibiliya itubwira, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba Mbere 15:33, ntimukishuke kugendana n'ababikonona ingeso nziza. Ibyo ni ukuri, kugendana n'abantu babibyonona ingeso nziza. Ibyo watinze usabana nabyo, ibyo watinze wumva, aho watindije umutima, amaso, ubwenge, ibyo nibyo mu by'ukuri umuntu ahinduka byo. Rero nutinze amaso mu ijambo, nutinze umutima mu gusenga, ibyo ufeeding, ibyo ugaburira ubwonko, ibyo ugaburira ubwenge, ibyo ugaburira umutima, kamere yawe byiza bifite ubushobozi muri byo byo kwica kamere. Wibuke neza Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Kamere ubwayo beke niyo antite nubwo bushobozi. Bibiliya tubwira ngo iyo kamere duhabwa indishya, kuko rya jambo ry'Imana rituremera indi kamere no mu bugingo bwacu tugahinduka abandi, kuko irari ntabwo ari ryo riba rikidutegeka, noneho tuba dutegekwa n'umwuka. Wa mutima wakoreraga muri kamere witwa irari cyangwa se ibyifuzo bibi urarimbuka, hakabamo umutima witwa umwuka. Umwuka w'Imana niwo ubugenga ubugingo bwacu, niwo ubugenga intekerezo zacu, niwo utugaburira iby'umwuka. Noneho kamere y'icyaha, wibuke, cyangwa kamere y'irari ntibigitegeka, ntibikituganza mu buzima bwacu. Yesu awutugeneye turagusaba mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mw'isi, turamukwiye rwose. Reka nifashishe
urugero rwiza ni icyo bita alegori cyangwa imvugo shusho, ni ikigereranyo. Urugendo rw'Abisiraheli bava mu Egiputa bagana mu gihugu cy'amasezerano Kanani Imana yabasezeranije, ni igishushanyo cyiza cyadusobanurira ibingibi mvuze. Mu by'ukuri Imana yakijije Abisiraheli. Umukristo wese umaze igihe akijijwe arabizi neza ko ubuzima bwacu bwo gukizwa tutarakizwa, isi twarimo y'umwuka igereranywa na Egiputa, kuko twarabacakara b'ibyaha, turabo gucirwaho iteka, tutari abacu, dufite ubwoba, tuzi neza ko tuzapfira mu byaha. Kubwo kwizera Kristo Yesu rero ntacyo twakoze twebwe, nk'uko Imana ariyo yonyine yakoresheje imbaraga zayo mu buryo bw'ibitangaza bya byago 10 yakoreye mu Egiputa, igatuma Farawo itegeka umutima we kurekura Abisiraheli, agasigara rwose adafite ubushobozi, akavuga ngo nimugende kuko ntabarekuye nanjye napfa, maze arekura Abisiraheli baragenda. Ntacyo bigeze bakora na kimwe kugira ngo bivane mu bucakara. Nta mbaraga bari bafite, nta gisirikare bari bafite, ababakoreshaga ubucakara babarushaga imbaraga. Ntacyo bari gukora ngo bikize. Ni Imana yonyine mu mbaraga zayo yabavanye mu bucakara mu gihugu cya Egiputa. Nanone kugira ngo bave mu Egiputa bishoboke bacike Farawo, nakunze ikigeranyo Bibiliya yakoresheje. Byabaye ngombwa ko bambuka inyanja itukura nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo ntimuzasubira mu Egiputa ukundi. Imana yabwiye Mose mu bice 14 mu gitabo cyo Kuva ngo Abanyegiputa mubonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Imana yabihanangirije kenshi irababwira ngo ntimuzigere na rimwe musubira mu Egiputa. Nabavanyeyo une fois pour toutes, nabavanyeyo pour du bon, nabavanyeyo utazasubirayo. Ese ibyo byasubiranura iki? Nanone ibi ni imvugo izwi n'abakristo bose, ni imvugo y'umwuka izwi. Amazi asobanura urupfu, amazi ni ikigereranyo cy'urupfu. Abasomye igitabo cy'umugenzi barabizi neza ko amazi yasobanurwaga urupfu. Nimunyura mu mazi nzaba ndi kumwe namwe, ni ikigereranyo cy'urupfu. Iyi nyanja itukura Abisiraheli bambutse yashushanyaga urupfu. Urupfu ruvuga gute? Kubwo kwizera Kristo Yesu adukiza urupfu rw'iteka, atuvana mu buja bwa Satani, yadukirishije gupfana na Kristo Yesu. Nk'uko Mose yari ayoboye Abisiraheli abanyuza mu hagati muri ya nyanja icitsemo kabiri, arabambutsa bageza hakurya, ni nako kubwo kwizera umwana w'Imana n'ijambo rye twapfanye nawe, twanyuranye nawe mu rupfu. Urwo rupfu cyo twapfuye si ikindi, ni umuntu wa kera. Nk'uko Abisiraheli bambutse inyanja itukura, hakurya barabacakara, ariko ndavuga mu Egiputa, nyuma yo kwambuka inyanja itukura bari ubwoko bw'umudendezo, bari abandi. Ni nako natwe kubwo kwizera Yesu tumaze kumureba, tukizera ijambo rye, tukabyizeza umutima, tukabyatuza akanwa ko Imana yamutanze agapfa ku bwacu azira ibyaha byacu, natwe ni muri uko kwizera ubwo twapfanye nawe. Tubigereranya muri cya gishushanyo cy'umubatizo, kuko nanone nk'uko navuze ngo amazi asobanura urupfu, ngo nako Petero yavuze mu bice 3, Paulo abisubiramo mu bice 6, ngo ubwo twabatizwaga twapfanye nawe tuzukana nawe. Rero amazi ya mbere twambutse ariyo n'Abisiraheli bambutse, ariya yandi inyanja itukura bava mu Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano, yasobanuraga urupfu. Urwo rupfu ni iki? Ni uko umuntu wacu w'umwuka yapfanye na Kristo Yesu. Ngicyo kigereranyo cya mbere. Ntabwo ubuzima mu by'ukuri bwo kuva mu Egiputa Abisiraheli bajya Kanani nge mbibona nko kuva mu Egiputa cyangwa se mwisi ujya mu ijuru. Oya, ndaza kukubwira icyo mbona bisobanura. Abisiraheli bamaze kugera hakurya ari abantu b'umudendeza, ari ubwoko bw'Imana buzima. Imana yari bajyanye mu gihugu cy'amasezerano. Mureke nsimbuka ubutayu. Bageze nanone mbere yuko binjira mu gihugu cy'amasezerano, aho Imana yabateguriye. Mwibuke hari amazi ya mbere twambuka. Aya mazi ya mbere twambuka tuyambuka ducitse urupfu rw'iteka, tuyambuka kubwo kwizera Kristo Yesu. Ntacyo twebwe dukoze, ntacyo umurimo, nta na kimwe umuntu akora, nta nubwo yafatanije n'Imana. Imana ntiyakoranye nawe, ni ubushobozi bw'Imana bwonyine muri Kristo Yesu. Uretse kwizera no kwemera, twebwe ntacyo twari dushoboye mu murimo wo kudukiza. Ariko tumaze kwizera mu bitangaza by'Imana, mu buntu bw'Imana, twambutse urupfu rw'iteka, Imana iduha ubugingo buhoraho. Umuntu twari we kera witwa Adamu wa kera yaguye muri ya nyanja nk'uko Abanyegiputa baguye mu nyanja itukura.
kandi ntituzasubirayo ukundi. Niyo mpamvu abizeye Kristo Yesu nta teka bazacirwaho rwose, ntibazasubira mu Egiputa ngo baciranwe iteka n'abariyo babonye ubugingo buhoraho. Hanyuma amazi ya kabiri rero, wibuke aha mbere naho tuva, aha kabiri naho tujya. Amazi ya kabiri Abisirayeli bambutse ni Yorodani. Iyo tuvuze ngo abakristo Yesu babamba kamere yabo ku musaraba, nk'uko Paul yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kandi tukavuga ngo nanone twapfanye na Kristo, wumva urupfu tuvuga ruri mu bwoko bubiri. Yego, hari urupfu rwa mbere twapfuye kubwo kwizera Kristo Yesu, tubambanwa nawe kubwo kumwizera. Uwapfuye yitwa umuntu wa kera, uwapfuye ni Adamu wa mbere. Nk'uko Abisirayeli bambutse amazi y'inyanja itukura, bisobanuye ngo tuvuye mu rupfu tugiye mu bugingo. Ariko hari urundi rupfu rwa kabiri, ari rwo Abisirayeli bambutse noneho Yorodani babanje kuyishingamo amaguru. Ntabwo Yorodani yo yacitsemo gusa nk'uko inyanja itukura yacitsemo, oya, ahubwo Imana yakoranye n'Abisirayeli. Yakoranye n'Abisirayeli ibabwiye ngo abatambyi bazaba bikoreye isanduku y'isezerano bajya imbere, maze Abisirayeli bavuza amakondera. Imana yakoranye n'Abisirayeli kugira ngo aya mazi ya Yorodani acikemo kabiri, kugira ngo noneho binjire mu mugabane, binjire mu gihugu cy'amasezerano, binjire aho Imana yabateguriye. Ni ukuvuga iki rero? Natwe twaracitse, twavuye mu rupfu, ntituzapfa iteka. N'abaguye mu butayu ntago baguye mu Egiputa, ahubwo baguye mu butayu. Imana yaravuze ati sinzemera ko musubira mu Egiputa. Ni nako natwe niyo umuntu, nk'uko Paul yabivuze, aravuga ngo nubwo imibiri yanyu yabipfuye kubera ibyaha, niko Abaroma ibice 8:10 havuga ngo nubwo imibiri yanyu yabipfuye kubera ibyaha, ngo ariko ubugingo umwuka wanyu ni muzima kubera Kristo. Rero Imana ntizemera ko abo yabyaye bwa kabiri basubira mu Egiputa. Ntabwo tuzacirwa witeka nk'irya batizera. Ariko iyo tutemereye umwuka w'Imana ngo twambutse urundi ruzi, kandi ikoranye natwe, ikorera muri twe. Iyo mvuze ngo ikorana natwe, noneho nuko twemera kuyoborwa n'umwuka wera, nuko twemera kumvira umwuka wera, nuko twemera. Iyo mvuze kumvira, obedience, nuko umuntu hari icyo agomba gukora, hari icyo umuntu asabwa gukora. Uko gukora mvuga nukumvira. Numva ikindi, kugira ngo koko wambuke ugere mu mugabane Imana yaguteguriye, kuko twebwe twarazwe gusa na Kristo Yesu. Umugabane wacu nuwo kwera, umugabane wacu nuwo gutungana, umugabane wacu n'ubugingo buhoraho, n'amahoro, n'umunezero, nukuba muri cya gihugu yababwiye ngo kigereranywa n'amata n'ubuki, igihugu cyiza, igihugu kirimo imvura, igihugu kibisiza n'imisozi myiza. Icyo gihugu rero nicyo ngengeranya n'ubuzima bw'umwuka. Kugira ngo umuntu agituremo iyo Kanani, icyo gihugu cy'amasezerano, birasaba ko twebwe twemerera umwuka wera, tukinjirana mu rupfu rwa kabiri rwitwa kwica kamere. Kwica kamere ni ukuvuga iki? Nibyo Paul yavuze ngo abakristo Yesu babambana kamere yabo n'irari niruba ku musaraba, Abagalatiya 5:24. Ni igikorwa wemerera umwuka wera, ukemera gupfa, ugatanga umubiri wawe. Gutanga umubiri yavugaga niki? Ni ukutemerera kuyoborwa n'ibyirari ry'umubiri ryemera, wikwemera kuyoborwa nabyo. Ibinezeza umubiri turabizi twese. Wakundaga filime, ariko iyo umaze kwireba urara wikinisha, byihorere, reka kureba iyo filime. Tanga umubiri wawe witwa amaso, uyasomeshe Bibiliya, usenga Imana, ubane n'Imana, kuko nuko Paul yavuze ngo ubwo dukorana nayo. Ntabwo aya mazi yitwa ya kabiri yitwa Yorodani noneho Imana yatwambutsa gutyo gusa, niyo n'ubushobozi. Ntabwo ibirenge byawe bizatuma Yorodani icikamo kabiri, oya. Ariko iyo wemereye kumvira Imana ikikubwiye ngo tambuka, senga, soma ijambo, bana nabera, irindi ibi, ukabyemera, ubona umwuka wera akora ibitangaza, ubona umwuka wera akwigarurira. Umwuka wera niwe ufite ubushobozi bwo gucamo inyanja mo kabiri, ariko ategereje ko ibirenge bizawe bikandagira muri Yorodani. Ni ukuvuga iki? Ategereje gusoma ijambo, ategereje kusenga, ategereje kuha umutima wawe uhindurira iby'umwuka, umutima wawe kuhindurira iby'umwuka, maze Imana ikakwinjiza mu bugingo. Bwa bugingo tuvuga n'ubuhe? Ni amahoro y'umutima, ni ibyishimo, ni igihugu gituwe n'abari mu munezero, n'abubaha Imana. Icyo gihugu mvuga ni igihugu cyo mu bugingo bwawe, aho Imana ituruka inezererwa, ukanezererwa ubuzima bw'umwuka, ukanezererwa ubuzima bw'ubumana, ukanezererwa ubuzima bwera, ukanezererwa ubuzima buzira kwandura no gukora icyaha.
reka ndekera ahangaha. Nari nifashishije ikigereranyo ngo twumve iyo tuvuze ko ari itandukaniro ry'umuntu wa kera na kamere. Iki kigereranyo cy'Abisiraheli uko bambutse inyanja amazi mu buryo bubiri, tubyumve gutyo. Bambutse inyanja itukura nk'ikigereranyo cyo gupfa bwa mbere ubwo twizeraga Yesu. Umuntu wa kera Adamu wa mbere yasigaye mu nyanja yitwa inyanja itukura, aribyo nagereranije nabyo byitwa kureba umusaraba ukizera. Imana yabambanye Kristo Yesu n'umuntu wa kera. Hanyuma mu mazi yitwa Yorodani, Imana ikeneye gukorana nawe, kuyumvira, kwemerera iby'ijambo rikubwira, kuvuga yego kuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri rero ntuzavuga yego utasomye ijambo, ntuzamenye icyo Imana igushakamo, kuko urebye n'ukuru bambutse inyanja nako Yorodani bakurikije amabwiriza ni instructions. Imana bahaye amabwiriza, dore mubigenze mutya mubigenze mutya. Ni ikigereranyo cyo kuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwira uko tubaho. Iyo tubyumviye rero tubona ubushobozi bw'Umwuka Wera bukorera muri twebwe, bukabasha kutwubahisha Imana, bukatugeza hakurya. Bageze hakurya tuzabivuga ubutaha. Nanone ntangazwa n'amagambo Imana ivuga. Yarababwiye ngo igihugu ndakibahaye, nabahaye igihugu, ariko yarangiza akababwira ngo nimukigarurire. Ni ukuvuga ngo hari amajeya dusanga mu gihugu cy'amasezerano, hahandi muri bwa bugingo. Nkubwiza ukuri, ntabwo na rimwe ateze kudutsinda. Nk'uko Yosuwa nta ntambara n'imwe yatsinzwe, uretse gusa igihe bari kuri Ayi uwitwa Akana kabagambanira, ariko nta ntambara bigeze batsindwa. Igihugu barakigaruriye. Nawe kandi si nibyo gusa, tuzakomeza nyuma yo kukigarurira. Nta nubwo abanzi babo bashize ngo bakomeje kunubu ngubu. Imana yavuze ngo bakomeje guturana nabo. Byavugaga iki? Munyemere tuzakomeza ubutaha tureba uburyo dukomeza kwigarurira ubugingo bwacu, Umwuka Wera bwigarurira adukoresheje. Reka nongere mbibutsira ijambo. Muribuka mu bice 5 muri Yosuwa, ubwo Imana abwiraga Yosuwa ngo nibakora amahamba bagiye kwambuka Yorodani, ngo yabonye umujenerali ukomeye ngo ahagaze. Yosuwa aramwegera ati, mbwira, uri umubanzi bacu cyangwa uri mu ruhande rwacu? Aravuga ati, reka da, sindi ku ruhande rwanyu, nta nubwo ngiye ndi ku ruhande rw'ababisha banyu, ahubwo ndi umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yosuwa amwikubita imbere aravuga ati, noneho ngewe nkuriki. Nubwo instructions cyangwa se amabwiriza Yosuwa yari yahawe ibyo bakora, ariko mu buryo utagaragara mu isi y'umwuka, kunesha ntabwo kwari kwa Yosuwa. Yosuwa yasabwaga kumvira gusa icyo Imana imubwiye, ariko kunesha kwari ukw'ingabo z'Uwiteka. Nawe iyo wumviye ijambo ry'Imana, ukasoma ijambo ry'Imana, ugasabana n'Imana, kunesha si ukwawe, kunesha ni ukw'Imana, kunesha ni ukw'Umwuka Wera. Icyo usabwa gusa ni wumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Uko nicyo kita gukorana n'Imana, ukumvira ukuri. Ukuri ntuzakumenya utagusomye, ntuzakumenya utakumvise. Hari abantu baba kuri YouTube, bakaba kuri Instagram, cyane cyane nta n'ahandi ubu dukura ibidutunga nka social media. Ndakwinginze, reba social media, umara umwanya ungana iki ureba ibitagufitiye umumaro. Naho ubugingo bwawe bukura kunesha, naho kamere itsindirwa, naho wa mutima wayo upfira, noneho Umwuka agategeka akatuyobora mu kuri kose. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha mbashimiye umwanya mwafashe munini nk'uyu, utari ya minota mike ngo mubashe kumva ubusobanuro twatanze. Ndizera ko buza kubafasha kurushaho gusobanukirwa itandukaniro rya kamere n'umuntu wa kera. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Aya majeya atuye mu gihugu watusezeranije, ndagushimiye ko kunesha ari ukwawe. Ndagushimiye ko nta kabuza tuzigarurira, wowe uzigarurira igihugu cy'umunezero, kuko amahoro, ibyishimo, kwera, gutungana ni ibyacu, ni umurage wacu. Nibyo Yesu Kristo yatuzaniye. Waduhamagariye kwezwa, ntabwo ari ukwandura. Waduhamagariye kunesha, ntabwo ushobora kuneshwa. Niwe mugaba mukuru w'ingabo zawe, Mwami, abitirirwa izina ryawe. Nta kabuza kunesha ni ukwawe. Ndagushimira ko witeguye kutwigarurira wese, maze abanzi bacu tukabashyira mu buja, bakaba bacakara, bagakora iby'uburetwa. Kamere ntituganze, ahubwo ikabaho yaratsinzwe, iri munsi y'ibirenge byacu, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Ureke dupfe rwose, kandi koko tumenye ko dukorana nawe. Uduhe kuba mu ijambo, uduhe gusenga, uduhe kumvira icyo Umwuka ashaka n'icyo Umwuka tubwira, kugira ngo tubeho tunezeza Imana. Kuko waravuze ngo nibyo uwumvira ibyo kamere ararikiye ntashobora kunezeza Imana, ngo ariko uwumvira Umwuka nta kabuza azabaho. Yarabivuze Paulo avuga ngo nimukora ibyo, nimwumvira ibyo kamere yanyu irarikira, nta kabuza muzapfa, ngo ariko nimwumvira Umwuka muzabaho. Gupfa wavugaga ni ugupfa ko mu bugingo, ni ugupfa ko umuntu abaho atabayeho, kandi Kristo
Kristo Yesu yaratuzaniye kubaho. Nyemerera Mana udusobanurire neza icyo uvuga mu ijambo ryawe, kugira ngo tubeho tuticira urubanza, kandi tubeho koko tubasha kwakira umugabane n'umurage waduteguriye muri Kristo Yesu. Ndabizi muri we, mu mwuka wacu, mu mwuka we, kuko aricyo duhamagarirwa, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'umunezero, ni igihugu cy'ibewura, naho indirimbo ziguguza muri twebwe z'umwuka, tukabasha gusabana n'Imana, ijuru rikaba muri twebwe, kandi tukiri mu isi dutegereje kuzagusanga, ahubwo uzaba utwambuye umubiri tukajya kubana nawe iteka. Uragahezagirwa, uhe buri wese umugisha, ufashe buri wese gusobanukirwa, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.